Reka mbaye ikaze rero nshuti bakunzi bakurikira Greta TV2 nongere kubakira mu kiganiro cy'umunsi dukaba dufite umutumirwa rero hano murabona ko umusore mwiza cyane reka dutangira twibwira ikaze kuri Greta TV2. I wanna show you love tonight. I wanna make you feel like a little baby. Let me touch you baby, seems like a party star. Na numutemerewe kubyina. It's free party, nitwishyuza. Cause we got our money, everything hano byabaye full tank. I love it when we dancing. Our body so close, like stuck by a super glue. Moving it slowly, I don't want to break my thing. Baby, you so crazy and so amazing. I wanna show you love tonight. Come on, it's your boy Stone on the mic. Mwamwumvishe rero umusore turi kumwe hano ko n'umuhanga cyane ebana umuziki munumva kai nawo cyane. Reka rero twinjire no mu kiganiro cyacu neza turusho gusobanukirwa tumenye ngo G-Stone ni muntu ki ese umuziki wo utangiye gihe ki umaze kingana ikora uyu muziki wawe. Naratangiye umuziki 2012 nkaba nkiwukora kugeza n'uyu munsi ariko nsa nk'umuntu utujemo gakeya muri iyi minsi bitewe yuko ndi gutegura ibintu biri big. Okay, Stone kuri umuhanga hari indirimbo waba ufite hanze cyangwa se ushobora kuba waramaje gukorera nk'amashusho ku buryo umuntu ashobora kuba yazibona? Okay, indirimbo zirahari hanze aha mfite YouTube channel bita G-Stone official ushobora gusangaho indirimbo nka nakwitangira, Beautiful Love, hari yitwa Gikundiro, hari yitwa Like a Little Baby. Indirimbo ni nyinshi ziriho. Bakunzi ba Greta TV2 reka mbibutse yuko uya ari umwe mu bakinyi bari gukina muri filme turi kubategura nziza cyane, filme nziza cyane nababwiye ko yitwa Believe Me. Uyu nakaba umwe mu bakinyi bayirimo mbabwira ngo muyitegure kandi muyitege ko ari filme rwose imeze neza cyane muzabasha kumubona murusho no kurushaho kujya mugenda mumenya n'abandi bakinyi bagiye batandukanye twabashyire muri iyi filme. Reka rero tugaruka ku gisate kijyanye na cinema, waje kwisagute muri cinema uvuye mu muziki cyangwa se byose uracyabikorana bimeze gute? Okay, cinema buriya n'umuziki ni ibintu bifitanye isano mukuntu. Naje kwisanga numva ko nshobora kuba mfite impano yo kuba nakina na filime. Hari filime nigeze kuba nakinamo muri za 2013 yitwaga umuntu n'inkundi, yari filime irangira yavugaga ku buzima busanzwe. Iyo filime sinzi ko hari ahantu umuntu yayikura kuko imaze imyaka myinshi. Hari indi filime nigeze gukinamo yitwa Family Affairs, ni filime ya serie iri mu cyongereza ushobora kuyisanga kuri channel bita Gashugi series. Iyo filime nayo wayibonaho. So iyi filime ni ya gatatu ngiye gukinamo. Nkaba mbona ko ibintu bishobora kuzagenda neza cyane nkuko nabibonye, ifite amashusho meza, mbese ni filime nziza ndayibatuye muyitega. Reka tugaruke rero ku muziki wawe mu by'ukuri rwose pe ufite umuziki mwiza kandi na filime naho uri umwagtere mwiza cyane. Ese ari filime ari n'umuziki ukunda iki muri ibyo? Niki cyane ubona ko uri gushyiramo imbaraga cyane muri ibihe cyangwa se nicyo ubona ko wazakomeza wowe ubigeranya gute ku bwawe wowe ubifata gute ari filime ari n'umuziki ubibalance gute? Okay, filime ni ikintu muri iyi minsi kiri ku isoko cyane. Umuziki nawo uri ku isoko ariko navuga ko music is my passion. Ariko filime nazo nzajya nzikina, wenda ntago nzazikina nkuko nakora umuziki. Filime nzajya nzikina ariko umuziki wo ni ubuzima bwanjye. Murumva yuko rero bakunzi ba Greta TV2 ni byinshi tubafitiye, ni byinshi tubahishiye. Abasari bo baracyahari, abantu benshi bagiye bakora byinshi muri umuziki nyarwanda ndetse no muri cinema nyarwanda. Ni benshi dukomeza kubana nabo hano kuri Greta TV2. Icyo twibifuriza, icyo twifuza kujya tubaha cyangwa se kubagezaho ni ibyishimo umuntu dukurikira. Ndagiye nkwibutsa kandi subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe gatanu ku kandi ukoreshe like ndetse na comment ujye ubasha kubana natwe gatanu ku kandi ntugacikwe rero n'ibiganiro byacu. Stone ubutatugukeneye twakubona mu kiganiro nanone. Nta kibazo mwambona ndahari kabisa kandi mwakoze kuba mwantumiye kuri uyu munsi byanshimishije cyane n'ubutagiye cyose muzanyenera amureri. Abakunzi bawe G-Stone niki kintu bakwitegaho muri iyi minsi? Ese niki kintu uri guteganyiriza abakunzi bawe mbere ko dusoza ikiganiro cyacu? Okay, abakunzi banjye ikintu nababwira nuko mbafitiye indirimbo yitwa Another Life.
indirimbo Another Life ni indirimbo ndi gutegura iri muri Afrozouk, ikaba ari indirimbo nizera ko izabanezeza. Stone rero waduha imbuga cyangwa se watubwira ahantu abakunzi bawe bashobora kuba cyangwa se n'abandi bantu baba bakunze ibihangano byawe hano kuri Glita TV2 cyangwa se n'ibyo ukora bashobora kuba bagusanga cyangwa se bashobora kuba bamenyeraho babasha kujya bagukurikira gatanuko kandi nawe bakabasha kurushaho kumenya ibyo ukora no kukumenya byimbitse. Okay, abakunzi banjye imbuga nkoranyambaga nabasha kubaha kuri Instagram yanjye bayita G-Stone Official, Facebook yanjye bayita G-Stone Rwanda, TikTok yanjye ni G-Stone Official, mbese izindi mbuga zose zigaye ni G-Stone Official. Okay. Ya mwabyumvishe rero bakunzi bacu ba Glita TV2 reka mbabwire ngo muri abantu twemera cyane kandi abantu haba agaciro cyane cyane wakoze subscribe rwose umuntu w'ingenzi cyane nimwe mudutera courage nimwe mutuma dukomeza kwiyumva cyangwa se tugakomeza kumva ko twakomeza kubashakira ibintu byiza tukabagerera hamwe mutajya cyangwa se tukabariza byabazo mutabaza ariko niba hari ikintu nifuza kutubwira yaba icyo tunenga yaba icyo dushima jya muri comment utwandikire turabibona gatanuko kandi rwose tubasubiza kandi turushaho kubana reka mbashimire rumwe muri kumwe na Rugero Pro ciao ciao bye bye.